The Ben ku kabyiniro ari kwifotozanya na Shushube amukoraho azamwa string azino kariso tuba twambaye anyungu amuzamuriraga ikariso umukobwa yahise agira isa nyina umukobwa yahise agira isa The Ben nyina yamwongore gake amahore kamutegurire hameze neza Pamela my god wihangane kamubayo ariko ajya gushakana na The Ben yarabizi kari icyamamye yakoze impanuka nyagupfa we wakwicwa n'uburoro wajya kumwicira umuryango yabikubwiye inde abanyamakuru bafite social media bafite amacano muri no misi kuri YouTube Atwana Rutayisire kuko Pastor Claude ubungu tuvugana yarabyivugiye umubiri w'igice cyo iki gice umubiri we ku matako hariho ibibyimba no hejuru y'ubugabo bwe hariho ibibyimba ari jihadi ari najya kuri mu makosa nini ni jihadi aho ni igicucu kibi ese yo sida warayimuteye ese iyo mitezi warayimuteye iyo mburugo warayimuteye wagiye kumupimisha umuntu ngo amenye Kamedi bamufatira mu Rwanda yasinze fata ku mavuta naramwumvisha ariko afitanye difu na The Ben rero kuza kuvanya difu ariko Imana iza kungira umugabo ikaba ati mwana wanjye nkugize umugabo ikaguha n'ibikera ariko ikamikofi cyo bita amafaranga The Ben hariye twari kujyana hasi hejuru Pamela yabaye Miss ariko nkubwiza ukuri uramwana ariko kuba Miss si ukuburi mwiza ngo abeza abanze kujya muri Miss mbego mwana nunda zero none wagera kuri nyashi Areka nizere ko meze neza mwe bwadukurikirana umunsi ku munsi muri hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye zigize igihugu y'amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengero bwacyo mwese turabasuje cyane tubabwira ngo mumeze fresh mumeze bo ibintu ni good fire aka kanya ndi kumwe warihinduye cyagenze bite narihinduye ibyo bintu wambaye mu mutwe urabizi ntago ubizi ndabizi wambaye iki umusatsi n'uwawe bwite cyane ntabwo ari uwawe ntabwo ari uwanjye ubwo nawe uri mu bantu hajya n'ubwibone nawe uri mu bantu bibona oya ntabwo ari ukwibona ahubwo biba bikenewe aka kanya reka nongere nisurize abantu bo hanze ndeke kubibagirwa aho butuye muri East Africa muri Afrika ku mugabane wayo no ku yindi migabane n'abari mu murwano muri Kigali bakizigenza aribo ba Oruga Oji Miss Oruga Miss Nyashi original mumeze neza aho muri hano mu gihugu cyane gereka nkwibarize wambaye neza kabisa urakoze cyane merci nkomeza kukubaza ako kantu wambaye kanuza bakita ngo iki akaburuze iyi ni buruze nagashati nyine kakaburuze nyine ubundi ni ubururu ubundi bakita ngo iki nyine utuba twita utuburuze naho yaba ari ubururu cyangwa umweru batwita utuburuze tushati nyine tworohereye batwita utuntu tw'utuburuze turi aho ngaho muri iyi minsi wari warabuze cyane nawe ufite inshingano nyinshi ese inshingano nyinshi zagute zatuma ubura ku rubuga urubuga narindi ruriho ariko bitari cyane ariko no mu kazi wakoraga yego inshingano zatuma gukora akazi biba ngombwa nyine ko ari byo wirengagiza ariko utabyirengagije burundu nk'inshingano nyinshi wari ufitemo izakugoraga ni nk'izihe cyangwa izikugora umunsi ku munsi kwita ku muryango se cyangwa kwiyitaho biragora ese kuvuza umuryango urawufite ese nta famiye mvukamo ntisa uvuka niho uba none ese nta bantu mbana nabo ese wita ku bantu bana nabo hatarimo uwawe hatarimo na mama wawe cyangwa papa wawe nese njye simpari niyitaho wiyitaho mu kwiyitaho ibigora ubundi abagore mwitaho gusumbya abandi bose abandi ko gusumbya abagabo abagore mwitaho gusumbya abagabo gute se urugero uzi koza umwana kuntu bivuna none se wowe uramufite ntago mufite ariko ndavugira abadamu muri rusange abagore muri rusange ibibavuna se ni nk'ibihe mu kwiyitaho icyambere ni ukwita ku mwana icya kabiri nawe kwiyitaho ubwe bwite kwitaho ubwo bwite ndetse
umumama cyangwa nkanjye kwiyitaho biratuvuna ngende umumama kwiyitaho ngiye no kwita ku mwana biri mu nshingano zibavuna cyane ibyo bintu bibiri nibyo bibavuna bibiri se gusa bitatu kwiyitaho kwita ku mwana kwita ku mugabo ibyo bintu biragora gusa kwita ku mugabo gute mu mugabo uzuka akambara akagenda umwitaho gute nese yagenda nta cyayi wamuhaye ugomba kugenda agomba kujya mu kazi umuhaye breakfast kandi ikindi cya kabiri nawe ugomba kujya mu kazi wamuhaye breakfast ajya mu gitondo bira bijyo babyita breakfast yo mu gitondo urumva nyine uba ugomba guha umugabo keya kugira ngo atazabura ibintu iwawe mu rugo kandi ufite inshingano zo kubikora akagenda hanze bakamwitaho my friend twamenye ubwenge ubuzi wita ku muryango utari wese ninde nese ntibibaho bakagutwara umugabo nese ubuze batwaye umugabo ninde cyangwa uzi umukobwa watwaye umugabo ninde barahari man barahari beshe hehese urugero nihereyeho nese sinafite inshuti bakayintwara ko nyine nta keya namuhaye mana hano hanze hari abana bacanye ku jisho batanga keya nta keya wamuhaye nyine urumva ntabwo namwitagaho uko bikwiye yabonye undi umwitaho uko bikwiye kandi abagabo uravuga uwaguteye inda se cyangwa uravuga undi oya ndavuga undi nese nta rukundo nza none wagize benshi usigaye ndi mu rukundo none ubwo niyo mpamvu uvuga ukunda none oh my god reka twigire mu mihanda waguma muri ibyo yabura icyo gucyura oya ntabwo yakibura kuko hagiye harimo amasomo menshi mu mihanda se bimeze bite byestaye biti ko wari waranabuze oya narabuze ariko nabikurikiranaga nkabikurikirana nkareba ibitambuka ibinyanyagira mu mihanda nyine tu ariko The Ben harahiye igitaramo yewana inkuru iriho ni The Ben se byabaye ryari kandi iyi weekend weekend irangiye mbese ni nana hari amafoto nabonye ari kumwe n'umukobwa none ese bira ni bidanje bitari danje ariko narume ubundi subgura rero njyewe se nese hari bidasanzwe bora nta kintu kidasanzwe The Ben ku kabyiniro ari kwifotozanya na Shushube amukoraho azamwa string zino kariso tuba twambaye yari irimo itarimo se ntihagaragaraga se bikwereka se oya nonyereka amukoraho azamura my god cyakoze mbabwiza ukuri iriya ni show ya danje none bataragiyeyo barahombye gusa nyine ni ukubibonera ku mashusho media cyangwa kuri televiziyo ariko barahombye umuntu wageze hariya yaravuze ati kabisa ariko sura mukobwa ni umunyarwanda ashobora kuba ntago ari umunyarwanda umunyarwanda kakubiye se uzikarisha ubwiza Pamela urabesha nubwo Pamela yabaye Miss ariko nkubwiza ukuri uriya mwana ariko kuba Miss si ukuba uri mwiza ngo abese abanze kujya muri Miss mbega umwana nkunda zero noneho wagera kuri nyashi uravuga ngo twebwe dufite nyashi turabyiga izanyu ziri inyuma nta naho zihuriye uzi ikintu kijya wenda sinakwicuza cyangwa ngo ndogete ariko iyo Imana iza kungira umugabo ikavuga ati mwana wanjye nkugize umugabo ikaguha n'ibikera ariko ikamikofi cyo bita amafaranga The Ben hariye twari kujyana hasi hejuru ntati The Ben ngenda gake nanjye mfite nanjye kofi ushobora kuba mukubye kabiri n'undi uramukobwa uko namubonye ntabwo ari buze kwicara mu rugo aza kuhamamarira hariya oya ariko mana reka tuvugisha ukuri uriya mwana ateye neza ariko se buriya nawe ufite ikofi yari yambaye gute yari yambaye ikanzu ya stringi nyine ni ikanzu igaragaza umubiri wawe none se ntiyabonye ibice uhereye hano ntabwo uhereye hano kunda ku gice cyo kunda kumanuka kugera hasi guke ntabwo wabibonye wabonye iki na satima wagize se ninde wewe ese ubwo wowe wabishobora kugira satima senge nari imari uzabaze The Ben ugize amahirwe ugahura na The Ben ukamubaza ati ariko The Ben
hari ahantu iriya ni show twabonye kuri kamera, inyuma ya kamera byari bimeze gute? Oye, nyuma ya kamera nabirenze bitarenga hariya niho bikwereka nyine ko umwana akubiye. Muri Pamela ntabwo yari yagiyeyo. Pamela yari ari mu bikoni, ndakubwira ngo abagore tuba dufite inshingano nyinshi. Pamela yari majajata, umugabo wanjye agiye kuva mu gitaramo, reka mutegurire. Hameze neza. Pamela, my God, wihangane. Kamubayo. Yari kujya gushakana na Debeni, yarabizi ko ari icyamamare. Yarabizi ko ari icyamamare, kandi ikindi cya kabiri agomba kumenya yuko Debeni atari we wenyine. Ni we mu mategeko, ariko hanze y'amategeko ni uwa bose. Reka mwibarize, uriya mukobwa uvuze ngo yari ateye santima. Si yari yambaye imyenda imukuye neza? Oya. Yaba imukwiriye neza. Imyenda tuvuga ngo ikwiriye umuntu neza ariyambitse, ni imyenda itagaragaza ibice bya by'umubiri. Urabona hano hejuru gutya igice cy'umubiri cyose kiragaragara. Ni ukuvuga ngo guhera hano ku mabere ho nta kibazo, ukamanuka hasi y'amabere wagira ngo ni ubwambure. Oya, yari yambaye. Ni ukuvuga ngo iriya kanzu yari yambaye iragaragaza ubwambure bwe. Oya, yari yambaye, ahubwo kari agasitire karimo imbere niko gasa. Yari yambaye niko gasa, ariko nyine karagaragaza umuterere bw'umubiri bwe. Kiriya gice, iki gice cyangwa ngaha urebye neza ntabwo ureba ko ari umwenda, ahubwo uhita uvuga ati kameme. Ariko ni umwenda, imbere harimo umwenda. Si umwenda. Wari uri kuri tele ngo urebe? Cyane ngiye ureba nabi. Wari uri kuri tele ngo urebe? Ni kamera sikayifotora. Mama wanye ariko mana umunsi umwe Imana izafasha umunsi Debeni yavuze yuko muri gitaramo yavuze yuko yaje gutwikira umuntu wafunguye business, atari igitaramo yabwiye abanyarwanda kazagaruka ku gitaramo cya nyacyo. Icyo gitaramo cya nyacyo umunsi yatangaje igihe kizabera. Imana izafasha muzabe mfite kofi nigerere kuri tele nanjye nirebere. Nawe bagufotoranye nawe kandi uwo mukobwa mushaka gusa. Wese turasa andenzeho man. Nawe uremeye. Andenzeho tujye twemana tukagira amashyaka. Fata ku mavuta afite Debeni wabo wandaba. Ntabwo uramwumva Fata ku mavuta ukuntu yasikoye. Fata ku mavuta naramwumvisha, ariko afitanye difu na Debeni. Rero kuza kuvanya difu na Debeni, so munyihangane niko mvuga. Ni ukuvuga ngo bafitanye difu, urumva ntabwo yaza kuvuga ngo ngaramuvugaho ibyiza, nubwo batubeshya yuko biyunze nta kibazo gihari, ariko mu biganiro yakoze bigaragaza ko harimo akantu. Yamuvuzeho ibiki se kandi? Ngo burya ngo yafashe umukobwa mu manyungunyungu, ngo burya ngo yazamuye ngo stiringi kariso. Birakurebaho iki se? Hari n'ikindi kigambo yavuze ngo yamuteye, niba ari ikintu ngo ni finga yamuteye finga nyine ni ukugukora mo hano gutya mu manyungunyungu, umuntu wenda akakuzamurira ikariso cyangwa umwenda w'imbere. So mu byumve neza, ikariso cyangwa umwenda w'imbere nibyo bita gutera finga. Icyo ni Icyongereza by the way, nibyo jambo yakoresheje. Ariko nyine mumureke umwana yirira isi. Debeni se ariko baramuretse. Kandi mwirwamo musakuriza ngo Debeni mumureke yirira. Ni wowe uri kumusakuriza? Oya, njyaho ndimo namwana nakomerezaho kuko Pamela nase Pamela bura yababara. Ntago yababara kuko ubundi iyo uvuze ngo nemeye gushakana n'umusitari uba wemeye gusangira n'abasitari bagenzi be bakorana, cyangwa uba wemeye guhora mu marira. Amarira y'ikise ubundi uba wiyemeje nyine. Gutwika ni ugutwika. Ariyo mpamvu se Platini umugore wiwe yigendeye, yabonye bidashoboka. Nyine bidashoboye kwihangana, udashoboye kwakira ibintu umugabo wakora, kandi nyine ni ibintu aba yarisanzemo. Ntabwo bivuze ko aba atagukunda, by the way abagukunda, ariko kubera ibintu akora bituma bimuhuza n'abantu, ni ngombwa nyine kugira ngo bibe. Ubwo kari akantu Debeni yakoze ni keza ko gufata hajya yafashe he ko gufata umuhana akagenda za manyungu yeye yamuzamuriraga ikariso. Yafatishije umukobwa yahise agira isa nyine umukobwa yahise agira isa Debeni nyine yamwongore gake, ntabwo babyumvishe. Yaramwongore vuganza na video umunwa rega buriya umunwa hari ukuntu ushobora kutavuga ariko ukahita umenya icyo uvuze. Yavuze ati Debeni
nyamuneka geza ari munyamunya burakarasa agatwiko si bari babipanze oya ntabwo bari babipanze kuko akimara kumukoraho umukobwa yasa nkaho yikanzemo ukuntu noneho kugira ngo atamusebya arikaruma nyine asa nkaho yaragiye kumubura ati nyamuneka gezaho ariko nyine aravuga ati nimbivuga karaba kabana haraza gushya ari munyamunya turabibona ko ariko uriya mukobwa yakuye izina ariko mumureke yiyamamarira ateye neza kandi na Debeni nawe ntiyakwihangika none se wajya kurya ibiryo bya make ubona ibiryo byiza kandi ufite ubushobozi bwo kwishyura oya none se buriya hariya Debeni ndakwibariza yari yabipanze ntabwo yari yabipanze yaguyemo nawe nyine yaguyemo sha urukundo ntabwo umenya uko bije ntabwo byita ngo ufite umuryango ufite iki nawe ajya kumurekura yifashe ku maso nyine ariko izi kamera zizabakoraho zizaza ziduta mu bishanga izi kamera iyo batari kamera nko mu cyumba none se ubwo nyine ibyo nibyo twabonye kuri kamera ubwo hanze ya kamera hari hameze yari gutura Laurent ni muri Laurent gake Bebe iri si n'ubundi naheza y'isi mwana ufite ikofi irira abana naho ubwo Pamela wamubwira nk'iki se Pamela yihangane kuko ajya gushakana na Debeni yarabizi ko ari icyamamare kandi yarazi ngo akunda n'abakobwa Debeni kuva kera akunda abakobwa ubwo rero kandi nyine baririra kuri nuza ku rubyiniro rwa Debeni se rega ibyo ngibyo mana indirimbo ibigomba yamuhobera agakira ko abakobwa mukoze muke muri plastique ni ukuvuga ngo uba wagwariye umuntu muru nubwo atakugira umugore oya man umva bibaho man nubwo atakugira umugore kuko nubundi nawe uba ubizi ko afite umugore ariko nyine urabizi ko bitashoboka ariko ukavuga ati byibuze anankoze no mu ntoki cyangwa nkamuhobe ariko hariya hari abantu bafite ubwenge baje kubinyomoza Debeni afite indirimbo nshasha kandi Debeni ntabwo ajya akoresha amagambo akoresha ibikorwa Debeni ari gukoresha anuza yakoresheje kari akantu ngo bivugwa ko yari yagapanze kuko uriya mukobwa ajyaho ni ibintu bisa nk'ibyapanzwe byaba bagende bafotore niba warabibonye neza iyo niyo prank se tubyite prank oya ntabwo ari prank nyine urabizi ko bafite indirimbo ndabizi kosa we na Element na Kevin Kade iriya ndirimbo bari kuyitwikira yaba Element ari kuyitwikira yaba Debeni ari kuyitwikira yaba Kevin ari kuyitwikira rero hariya ni ukugira ngo mukomeze mumuvuge mpaka paka kari akantu kugakora urabona ni akantu yapanze ariko uyapanga mu bundi buryo ntabwo yari gupanga kuri birago kuzamura string y'umukobwa ntabwo yayizamuye yafashe umwenda ariko umwenda bitabya wundi wari uri kuri kamera yafashe umwenda asa nk'usirita aya mana do yakoze ku mubiri w'umukobwa mana umva nkubwire tuzane telefone mbikwereke yafashe umubiri w'umukobwa ukomeze yizanye yafashe umubiri w'umukobwa akajyamo n'agapira na kariya kantu yari yambaye sitirenge nzabishiramo kwanza babibona nzabishiramo ufite amaso arabona ni byiza imbere gutwikira indirimbo ariko na kariya kaba gakenewe ariko nimureke umwana yiririshe bamwe bakaririyo fata ku mavuta yagakozemo ikiganiro yakaganiriyeho ku radio nese ari ibindi birenze gusa ikintu nabwira Pamela bari kumwihanangiza ati yarengeye umunyamwuga kandi yego ko ntabwo ari ubunyamwuga mwitangazamakuru ari harimo gusesera no gusesereza se ariko nawe yatabikenera ko bamusesereza yari gukoresha ubundi buryo kara kantu ntabwo yari kugakoresha inde Debeni yakarena umva kandi ari ugutwika ariko gutwika biri mu buryo bubiri Debeni ndamuzi ntabwo ajya akoresha amagambo yashaka gutwikira ikintu cye kugisasira ahubwo we akora negative murabona ukuntu yatwikiye indirimbo ya Bruce Melody so akayikoreramo agachallenge nyine sibyo nani akapurenga karirimba akagakoramo utuntu twe ntabwo yavuze yaracecetse mubone ibi bintu akoze nta jambo yavuze ntabwo yari ajya ku rukuta rwa Instagram cyangwa urukuta nta kintu yari yateraho comment Debeni hari n'abandi bantu yariye n'abamafoto yego benshi cyane ariko uriya yabaye umwihariko kari akantu yakoze ko ari ugutwikira boro ziwe ahubwo mwebwe mubivane muri ibyo mutwikira indirimbo
hari ikibazo se nayo turayitwikira fata ku mavuta. Muribuka igihe yakundaga na Pamela yajyaga gusohora indirimbo akamupostinga cyane akamushyiramo cyangwa se bagakorana udushusho twinshi cyane. Ni muri ubwo buryo ariko biriya byari bitandukanye kuko twari tuzi ko bakundana kuko twaje kubona nyuma yaho yaje no kumukorera indirimbo. Ubwo rero ibyo ni ibimenyetso nyine bigenda biduha ariko hagati aho ikintu nabwira Pamela nubwo byaba ari ugutwikira indirimbo nawe amecinge shu yigengesere. Nese we safite umubiri nawe si umustar nawe azajya kubarasinga hande se. None se nakubajije ati wa Platini yagiye mu buhe buryo yagiye kwendeye we uwa Platini impamvu yagiye kwihangana byaramunaniye. Nese icyamunaniye kwihangana ni iki? Kubona umugabo we ari kumwe n'abandi. Nese ubundi ujya gusanga umugabo w'umusitari uzi ko akorana n'abakobwa mu mavideo yiwe uzi ko akora byinshi ahubwo hari ikindi bapfuye. Oya wenda turabyitwaza my friend mu ngo haberamo ibintu byinshi. Uriya umugore wa Platini ngo bapfuye kubera ko ngo umwana ngo bivugwa ko atari uwa Platini. None se DNA ntizihari noneho mu Rwanda ibintu byaroroshye. DNA ni hari afata 350 akajya kumuyacetse ko bamusebeje arigendera. Ako basitari ubuzima bwabo buri mukangaratera. Kuba umusitari ni ikintu kigora ni ibintu bisaba gukotorora utabanje kubikotora nyine birakugora cyane. Ni ibintu bigoranye yakoza akabamuvuze bari kurwana niwe bashizemo bagize iki aho wase ngurumva wenda urugero Debeni cyangwa Pamela uciyeho harimo kugwana n'umugabo umva nibyo harugiyemo n'imodoka urayihagarika ugakamera. Icyo rero nicyo bita kugaragara muri showbiz nyarwanda cyangwa kuri comedy bamufatira mu Rwanda yasinze nk'uko yasakaye kandi wasanga atari yaranasinze. Ntabwo we yari yasinze ni nka kwa kundi ushaka kwinywera agacupa ugahuhamo ugasanga ariko abari bahari nyine umuntu ahita editing akongeramo ibindi. Hano mu Rwanda dufite ikibazo cy'abantu babiri tugenda duhura n'ibibazo by'abasazi tujya duhura n'ibibazo by'abantu bazima tujya duhura n'ibibazo. Ese ugira ngo hari umuntu udafite icyo kibazo? Iki kibazo cya Jackie na Jihad kirakemuka gute? Umva nkubwiza ukuri havuyeho Yago none hagiyeho Jackie na Jihad kandi Jihad umva nkubwiza uretse Jackie yagiye kwa Yago aravuga ati njyewe Jihad ndamwiyamye nundi munsi ibyo kujya kumfata agataginga ribu njyewe nta kintu nakoze kibi ndi umwana muto nyeneye iterambere. Aravuga ati nagira icyaba bazabibaze Jihad yaje mu isura mbi nyine umva Jihad umva se yaje mu isura mbi aravuga ati kari agakobwa karwaye sida karwaye imitezi nase yaramurongoye nabizi se ngo umuntu ajya kumenya ko ndarwaye imitezi yaramurongoye. Ari Jihad ari najya kuri mu makosa nini ni Jihad aho ni igicucu kibi umuntu w'umugabo ufite ubwenge buzima. Ura ntabwo ari umugabo waba ubyibushe kuruka uri umugabo ahubwo ashaka kuba adatekereza neza pe. Umuntu w'umugabo ufite ubwenge buzima ntago yagakwiye kuza kwandagaza umwana w'umukobwa urimo kuzamuka ushaka iterambere nguze kumwandagaza. Ese iyo sida warayimuteye? Ese iyo mitezi warayimuteye? Iyo mburugo warayimuteye? Wagiye kumupimisha umuntu ngo amenye ibyo bintu nawe mwabikoranye uragwara hanyuma ujya kwivuza muganga guhaye igipapuro ati mwese mwaragwaye mukurikize aya mategeko ya muganga. Arongera aravuga ngo namupfireho ngo ntabwo akeneye abantu bamupfiraho. Ariko Jihad yagiye gake akareka nuko ubundi iyi social media mwayikoresheje neza mukayiha mukayishyiraho ibigomba kurebwa n'ibitago ibyo ngibyo ntago ari ibintu wakagombye kuza ngo ubishyire ku karubanda. Ubwo Jihad uramunenga namunenga se ahubwo abundi agira ubwenge kashaka kuba afite ikibazo mu mutwe ahubwo acunge neza bamujyane kwa muganga. Ntabwo cyapfa kubura kuko biranaga ari ugutwika. Ntose gutwika usabye umuntu none ndavuga ko yarwaye sida. Ese uwo niba ubwo nawe ubwarayirwaye tuvuge ko nawe yirwaye. None hari umuntu twaganiye aravuga ati tuzi Brian atarabatizwa burya yari umwana mwiza. Rega mbanze mbabwize kubatizwa none ngo abinzoka yigendera. Ibyo nta kibazo kuza ko nase bya bitaniye n'abapasiteri bagenda bavuga Imana. Bose uko umuntu wese avuga Imana siko abakorana nayo. DJ Brian nawe nyine akorana na Jihad
none se umva bakorana akaba ahindukira akaza kumwandagaza uko mu mikoranire bakorana nk'umuntu w'umunyamwuga hajya hadi w'umunyamwuga ibyo bintu byagakwiriye nubwo mwamufitanye ikibazo mugende mugikemurire inyuma ya kamera mwe kuzana ubugoryi n'ubucucu muri kamera ku mashusho media abantu bakoze nk'umuntu w'umugabo ufite ubwenge buzima ngo urabona ngagwara sida ngo ntungo none si yo sida warayimuteye sida ipimishwa ijisho ko bikurakaje bitandakaza se umukobwa mugenzi wanjye none se sida ipimishwa ijisho nicyo nibaza ndabizi se ngo urabona ngo yaranduye ubwo imba yaranduye nawe waranduye ahubwo uwo mukobwa nawe muryamana nawe cyangwa n'abandi bagore ugenda ubeshya uva kuri n'uzi uyu nguyu ukajya kuri uyu nabo bamenye ko bajye kwipimisha bafata ibinini ndumva rero nama nabagira kuko ubwo nawe yaranduye nk'umuntu twafata y'ikitegerezo nawe akaba arajaje ku mashusho media agiye kwandagaza umwana w'umukobwa arimo arashaka iterambere mwaretse kugira agashyari bariya ngo nibo babafasha ni ikibazo nyine aragufasha yarangiza akaza akakutabika akakubikira imbere ahubwo ikiriho nuza uriya shangazi wa Jackie wita shangazi wa Jackie ngo yaramwishuye kugira ngo asebye Jackie kuko mbere byagaragara ko bafasha Jackie bako bamuvuganira ariko byaje kurangira ahubwo bamusenya nyine urumva social media y'ino minsi cyangwa showbiz y'ino minsi bamwe na bamwe ntago mvuga ko ari bose bamwe na bamwe barimo barakoresha ibintu bitagakwiriye gukoreshwa nyine bari kubihemberwamo ni ukuvuga nyine barimo barashaka indonke bazishakira bakinira ku buzima bw'abandi bantu my friend mboje ukafata umwana w'umukobwa ukamwataka kuriye umwandagaza umenye ko urimo kumwicira ejo hazaza cyane ugiye uramusebya kandi mu by'ukuri urabizi neza we n'umutima nama wawe urabizi neza ni nka kwa kundi ushobora kukubwira ati se wenda afite reka tuvuge fite umwana uri Faisal yabuze nakubise hirya nkubita inzu bipfuse nkubita inzu hirya biranga pe ikibazo afite ubugwayi afite nta bushobozi ifite bambwiye ko umuganga wenda bisaba uwamuvura ari muri Amerika ubwo ni urugero tujya tubyumva nka gusanga ko ukurikirwa n'abadespora cyangwa n'abantu benshi abantu bakuzi ukunda kuvuganira abantu nyine bakabona ubutabazi bakaba bavurwa sibyo noneho nkaza nkagusaba ubwo bufasha ukabunkorera noneho wamara kubunkorera ibi bintu bireze my friend njyewe ndaza mpimbi nkuru cyangwa se fata ifoto y'undi muntu nze ati rwose nyamuneka mugire gute abadespora n'abana beza barakanda akanyenyeri agafaranga kakageraho bagashyira kuri ya nomero yatanze cyangwa undi runaka sibyo ya mafaranga wa wundi bakoranye avuga ko afite umwana ufite ikibazo cyangwa se ngewe umwana wanjye afite ikibazo cyangwa umufamily wanjye afite ikibazo amafaranga ndayabonye wenda bayakusanyije wenda nayinyeneye muganga yambwiye ko ari nka miliyoni 5 cyangwa miliyoni 10 zirabonetse tujye dushimira n'ubwitange n'abantu bagifite umutima wo gutanga ariko abanyarwanda bafite unavuga ngo iki arayiza no kugufasha mu minsi mike akabizana ku rubuga wese n'icyo kibazo wenda nabizane ku rubuga yabikoze pe ibyo nta kibazo kuko nyine umunwa we ntagashoboye kubika ibanga uko babyita kutabika ibanga byamunaniye urumva ni ukuvuga ngo ikibazo kirimo ya mafaranga arayakusanyije arayafasha amuhaye kimwe andi mesha asigaye arayagumanye ese ibyo bintu birakwiriye ho yareka tuvugisha ntabwo bikwiye uje gutabariza umuntu bamuhaye ubutabazi ngo avuze umwana ubwo butabazi urabwimiriye ese ubwo koko nubwo tuvuga ngo Imana niba umunsi Imana yigaragaje icyo kintu uzagikikira wowe hanze uruhande rwa inyuma ya kamera ururiwe kuri kamera tugufata uko nguko ariko hanze ya kamera ushobora kubura dayimoni igenda aha twagiye gusa ikintu nabwira Pastor Claude muri iyi minsi ngo bimereye bite nyine urumva nawe yari amafaranga ariko uriya mwana yashatse urugo ashaka kubaka ngo atere imbere ndetse kandi Pastor Claude ese ko ni umwana okay ntago navuga ariko ni umwana aracyari muto ntago ari umukuru aracyari muto Pastor Claude urawe ibyanga ura munini ubuze bwa bunini wabubona ariko
ubwo suza amakuru ariho yabaye iki se kandi yaragwaye arenda gupfa ariko nawe reka rwari na dore imbogo yararwaye aravuga ngo ni muzima noneho bya byafashe dore imbogo nawe bigiye kumufata noneho nirwo rwatujemo ego mana nyine turishimira kurya amafaranga tutazi ahantu ariko yariye amafaranga yandese ntago nzi ngo nayande ntiyari yabishyira ku karubanda ariko amafaranga dore imbogo yaba yarazize cyangwa umudesipora wari ugiye kumuha amafaranga dore imbogo akayanga nanuza na Pastor Claude niyo byari giye kuzira kuko Pastor Claude ubu ngubu tuvugana yarabyivugiye umubiri w'igice cyo iki gice umubiri we ku matako hariho ibibyimba no hejuru y'ubugabo bwe hariho ibibyimba yarabyivugiye mujye kumusura yemwe abanyamakuru baja hade bamuza kubunza iminwa mujye gusura Pastor Claude baramwica mujye gusura Pastor Claude murebe noneho byavuze kuri dore imbogo noneho niwe bibiho bimukubye kabiri urabesha ni ukuri arimo arabyivugira umunyamakuru umwe yagiye kumusura sishaka kubishyira hanze ariko ubishaka ajye kumusura muze mutange inkuru iteka ryose bajya bavuga ngo kagiwa mugarura uvuge uziga umenye ibyo uvuga ko ejo nawe wambaye umubiri bizakuba izo purake wavugaga kuri dore imbogo noneho nawe reka zikujyaho purake nta kibazo ntabwo purake bavuga ngo ni purake ubwo rero nawe nibimujyaho yumva ukuntu bimera ariko njye ntabwo najyaho ngo mbimwifurize cyangwa ngo ngere gute ko twese twambaye umubiri arwara ubukira ariko kurwara ubukira biragoye nabanza agaruza amafaranga bamuhaye ese ubundi kuki twishimira kujya mu myuka mibi undi mupasiteri bari kuvugaho n'indera ni Atwane Rutayisire umunyamakuru ngo ku gihe ngo kubaha amakuru ashyushye ngo atarayivumbi ngo yakoze impanuka nyagupfa we wakwicwa n'uburoro wajya kumwicira umuryango yabikubwiye inde abanyamakuru bafite social media bafite amacano muri no minsi kuri YouTube Atwane Rutayisire ngo yakoze impanuka noneho bagashyira ngo ya mupasiteri ngo ufite idini ngo ushaka guhangana na leta y'u Rwanda ngo wivumbuye ku butegetsi ese yigeze yivumbura ku butegetsi pasiteri ko ari umuntu usigaye we yaravuze abantu babifata mu bintu bitari byiza we yaravuze ati nk'abantu bazi ko isengero zabo zifunze bubahiriza ibisabwa hanyuma bazabafungurira ariko ugasanga undi araje afashe inkuru akubisa aho ngaho idafite epfo n'ikibuno ngo ni uguhangana na leta nta muturage uhangana na leta kuko leta nitwe tuba twarayisizeho abaturage ntabwo wahindukira ngo ujye guhangana na leta kandi yageze aravuga ati nari mbikeneye kuko hari isengero z'akajagari nanjye numvaga ko bafunga ariko ugasanga noneho undi wagiye gutwika gutyo arahindukira agiye gukora purake ngo Atwane Rutayisire ngo yakoze impanuka ngo yapfuye ngo dore noneho bari bafashe nuza urabona zino ngobyi za kera bajyanagamo abantu abagore kwa muganga cyangwa se waba urwaye utabasha kugenda bakaguhekamo za bane bayimushyizemo ngo niwe uryamye ngo yakoze impanuka n'umuryango mwagapfa mu saa sita murajya gushyingura umuntu ku manywa y'ihangu mwamupfisha kubera namukunda rega ako ni nawe usigaye wigisha neza we reka tuvugisha ukuri ubwo umuntu aduha ibintu bizima ariko nubwo yaba ataguha ibintu bizima ubu udakeneye kubyumva byihora tambuka wigendera ujye kumva ibyo ushaka ariko wiza hano ku social media upfusha umuntu kandi atapfuye ujye kubika umuntu atapfuye abanyarwanda dufite ikihe kibazo ni ugutwika ariko gutwika ugatwikira ku muntu umupfusha dore nuko byatangiye ngo dore imboga ngo arimo kwipfusha ngo arashaka amafaranga byarangiye apfuye rero n'uyu nguyu nubwo mutangiye kumuzana ngo dore ngo yakoze impanuka ejo muzasanga koko akoze impanuka bya nyabyo kubera iki ibintu bikabaho none ntabwo bavuze ngo dore imboga ngo arimo kwipfusha arimo kujya gute ngo ni purake arashaka amafaranga y'abadesipora byagenze gute ntabwo ibi bintu bahise ababivuga nibo bagenda bakamugonga ubwo nibo babikora none twavuga ahubwo ikizakurikira ni ukuvuga mu gihe bavuze umuntu ngo yapfuye atapfuye leta izajya ibijyamo ntapfa wa muntu wabitangaje bamufunge akurikiranwe n'amategeko twisubiye kuri The Ben na Pamela nakwifuza ko nanjye mbaye nk'uriya mukobwa
Pasi na The Ben nanjye nkaza nkamutwikiraho nkazamuka. The Ben wanzamuye ko nzi akantu kagatwiko nanjye nagaza azagukorera nka biriya yakoreye ibi hari ikibazo se wabyemera nase nabyanga ayo mayigo se nayakura yakugukora ego komana uza abakobwa bamwifuza kuntu bangana gukoze wamera gute nahita afatwa n'amashanyarazi nahita afatwa nk'amashanyarazi yawagwa hasi ngo hasi nahita afatwa nk'amashanyarazi wakitura hasi kugira ngo akwegure uguta niheza oh my god ibaza icyamamare nka cya kikagukoraho ariko biriya bintu byo birarenze umva my friend no reka tujye twemera abantu baba barubatse izina ryabo bibagoye bibagize gute rero nibajya batera imbere natwe ntukagira ifu uriya Pamela n'uriya mukobwa hajya uriya mukobwa nge izina nakomeje kugibagirwa izina si ngombwa Mimi ninde hagati ya Mimi mbari na Nuza ntabwo izina rye ndimo kugibuka ariko nyine gusa ngewe naje hano ndi kugira Nuza Pamela ntabwo ari mwiza kuri uriya mukobwa uriya mukobwa ni mwiza cyane arusha Pamela afitemo hano afite ngo Pamela afite nyashi debe shaka ko yarayebyemo gato nuko nubwo yabaye Miss yahize abandi ariko imihigirwe yabo twarabibonye byagiye bijombajomba kuba Miss ntabwo ari ubwiza n'ubwe Miss abeza ngo banze kujya muri Miss nanjye rero ubwo niyo mpamvu nanze kujya muri Miss ibyo bivaneho kandi se nyine urumva twebwe turi beza umugani wa DJ Brian ubwo ufashe icyondo nyine ugihomaho nyihoma ku ikaro fashe icyondo mpise nyikubita ku ikaro risa neza wanze kujya muri Miss ayo mayibaze nari kuyakura wanasoza kwanza usoza mu biki reka tuvuge The Ben na Pamela baberanye gake ahubwo mbona The Ben aberanye na kiracuki ariko yo man oh my god ngo ntabwo yari yambaye se yari bagiye kwambara none se biriya bintu ni ku kibero hano kunda biriya bintu by'umukara ni ibiki buriya wasanga atarakoze isuku neza cyangwa se ari design y'isuku oya nta kaboro yari yambariyemo imbere ariko akaboro gasa kuriya ariko ibintu usiko mwaje hano rero abanyamakuru musigaye muza mukatwaprojectinga mukatugira gute mukatugira mbari nk'ibicucu mbari nk'iki simbizi ni ikintu kigaragara kiragaragaza ibice bye by'ibanga urumva oya yes no kuvuga reka nkwereke naka design imbere bafitemo kandi okay reka tubyemere gutya abanyarwanda kazi nagiye kuvuga ngo yambariye mu busi imbere nesha biragaragara pe uko n'abari bahari barakwenye baraseka uzi umuntu nabaza amakuru Nuza Nita Pendo buriya Nita Pendo ntajya abeshya Nita Pendo se buriya yarabibonye atabibona se ntiyari ahari niwe wakameraga se ashobora kuba yari ari ku ruhande rw'umukamera yaje nyuma ariko bamutegura aho yiteguriye ariko wabonye ko yaje mu buryo bupanzwe yaje wenyine yari ari ku rutonde rw'abantu bari buze gusuhuza kandi bakanapanga kariya kaboro nge sinemera ko The Ben yabikoze atari agatwiko kara nta agatwiko nge k'indirimbo wowe byumva gute tunasoza kwanza ntabwo ukuntu mbyumva ntabwo ari agatwiko gusa ugiye kuvuga iki ngiye kuvuga ko atari agatwiko ahubwo Pamela acishe make abone ko isosi yaguyemo ishishi byageze waba wandabaga Pamela ihangana ubwo ugiye kuzaza urapfuniza mu bakubaranye iki hari umwana ukubiye Pamela ihangana ariko ngo aroroshe uriya mwana amva urabona urunyanya rw'urutomate bamurekuye sinzi ukuntu yagendaga zidedera gutya my god u Rwanda rufite abana bakubi tujye tubyemera uzi ko wari munini twavuga kuri uriya mukobwa ukaba muto ego uhita ushonga ariko umwana aragenda zikadedera nyashi zikadedera bazibona nyashi zigenda zidedera ziba ubwo se reka ngo tuvuge ati The Ben urya ibiryo bishyitse urya ibiryo bigabuye ariko The Ben ntabwo arya kagabuye nyajya kagabuye yari yiteguye ajya kagabuye suzi ko afite Pamela wese Pamela reka se none se kutatazanye Pamela ngo ari wakoresha ubundi ko yamukoreshaga mu ndirimbo akagira gute none yakoreshaga mu ndirimbo zose mu bitaramo bakoraga none se kuki atavuze ati none uyu munsi
muri iyi shongeye gukora niba tujya muri reka dusoza reka mbanza oya reka dusoza reka mvuga akakana reka manza mvuga akakana oya reka mbanza njye mbivuga reka manza mvuga akakana badukurikirana kuri izi mbuga ya kuri Eric TV kuri Uwizeyimana Woruga mukurikirana indirimbo z'umubyeyi Jeanne d'Arc kuri YouTube aririmba gospel neza murakoze cyane vuga ibyo ushaka njye ikintu navuga nanasoza ni ukuvuga ngo baragukatinga oya nta kibazo The Ben yari gukora iki yari kuzanamo umugore Pamela akamushyiramo akamukorera biriya yakoreye uriya mukobwa akareka kurya gadiga akareka kurya gadiga ntabyo yakoze rero nahame hamwe bye bye